Yongwe niba ashaka ko nzakirizwa mu rusengero rwe azanshingira uriya mukobwa we. Kamubona yamugushyingira nanjye mbona ukuntu nzajya nikorera muri kiriya giseke. ako nawe urabizi ko afite amafaranga. Ikihe giseke ushatse kuvuga ariko? Igiseke cy'ubwesikoro. Ntabwo twahuza bara ndashaka kuzabasengera. Ndashaka ko bakizwa nk'abasengera. Nyese ko yansengeye niba afite imbaraga z'Imana kuki ntakijijwe. Ko yansengeye niba afite ko imbaraga z'Imana kuki ntakijijwe. Uramu apotre witwa Mutabazi. Yongwe yaramubwiye ngo ni umusazi. Naramukunze urumva? Ariko kwandika perezida w'igihugu mu gahanga sibyo byagaragaza ko mukunda kurusha uko wamwandika ku mutima. Niba Yongwe akiza abantu uburwayi agakiza abantu ubukene urumva azabanza yikize kuvuga ngo kutya urumva azisengere ururimi rwe rwagobwe niba Yongwe ariko avuga banza wumvise azisengere ururimi rwe rwagobwe rugobwoke urumva ajya avuga ngo kurya urumva noneho kuvuga ngo kutya ngo Yesu akutyohere urumva ntago biriya bintu wabuga ngo Yesu agira ute akutyohere siko yambwiraga se none se Yes, reka rero mbanze basuhuze bakozi ba Iris TV nongera mbibutsa ati uwo muri kumwe ni Baby Son w'Abanyarwanda. Udukora subscribe share ndetse na comment n'ibitekerezo byinshi tuba tubikeneye. Kamaro ko mbona bacecetse. Nase ko ari muri introduction yawe. Bagira ngo bari ukwakira mu kiganiro. Ubwa mbere witonze. Shasigaye nitonda banza ngiye gutaha. Banza ngiye gutaha kabisa. Sinzi umuntu wavuze ngo n'ubundi sinzi umuntu wize kuvuga ngo nawe ushobora kuba uri kugenda. Abagiye bose yarabizi se. Apfana ikena Nyagasani se ku buryo ni wowe wandika abagenda se n'abagaruka nabaza. Yarabivuze ati pari bamwisha ati Imana kuko idutwaye abantu atariko nakamara araburamo kugira ngo ajye kuri showbiz. Mwihore. Ariye yazagena nawe akajya kuba secretary. Akajya guhamagara abo bantu mbere wenda akazamamagara yageze. Akomera ukuri umuhanzi. Umuhanzi ni bujya busazana n'igisupusupu kiracyakora umuziki. Nigeze ntangaza ko mbivuyemo. Ntabwo igisupusupu yaragoye bro. Mu muziki kwe. Mu muziki. Igisupusupu. Ahubwo Kamaro ikibazo uraririmba ariko sinda kubona wagiye muri festival niba baguhamagara ugasanga wabuza nawe ukamera nka Muniga babwiye ngo ngwino ujye ku kibuga cy'indege bagerayo bakabyibuka mu gitondo abyutse yasinze ari bugende iryo joro. Naga ariko bimeze ngewe kuba ndirimba ndanarapa urumva nkanarapura kama nurapiraga nkorapire se oya mwana ushobora kuzaririmba ahubwo kwarakari mugeze gukora mu bihe bya kera sinze ko byaje kugenda Kaoseya kari keza ariko ntago nagapromotinze abati bafasha abakobwa barunze ngewe nkora nuze nge nikorera drill urumva ni trap ariko ya drill nyine ni njyana imeze nk'aho ukuririmba ariko biri kuvuga ko nubwo bavuze ko abahanzi bamburwa ariko twaje gusanga n'abanyamakuru bafite icyo kibazo kandi wahamye uri umunyamakuru uva mu itangazamakuru kama waviriye iki mu itangazamakuru ngiye kurisubiramo kubera ko aho nakoraga naramburwaga ariko noneho ngiye kurisubiramo ntamburwa ahubwo nanjye nzajya nambura neza se nose ngiye abakozi nzakoresha kugira ngo nzajya mbahembera igihe zatware wa mukameramani wawe mujye muri sangira inzoga urabubyumva urabubyumva kabisa kama wari wavuye mu itangazamakuru umuntu arakurya araguheza uretse kubeshyera abantu wavuye mu itangazamakuru umuntu arakurya araguhereza ntabwo byari bisa nk'aho ari ibintu bitoroshye wakoreye gasuku bisa nk'aho ari ibintu bitoroshye kugira ngo umuntu arya ameze kubera ko simbura ikintu namutwara nanjye oya numva ahantu nagiye nkorera iyo umubosi yatendaga kunyishyura namucaga muri humye nkafata nka mashini nkayizinga nkareba ihenze ariko urumva apana positive nkamuhamagara nicaye iwanjye mubwira nti wampaye amafaranga wampaye amafaranga nkakuzanira imashini yawe ntabwo wapfa kumpeza muri Kigali ntabwo bikunda noneho abantu basigaye bavuga ngo ahantu Kamaro yicaye uramutse ugiranye ikibazo na Kamaro
ubwo ku kabari niba ari mu kabari mu gitondo babyuka baza kugafunga. ni amaraso yanjye ni kazire, nta muntu ujya umenyera ngo agire amahirwe. Ubundi mu buzima busanzwe mfite groupe sange ya AB. Ntabwo abantu benshi bakunze kuyigira. Ubu usanga abenshi bafite za O+, bafite A, umva ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko njyewe nifitiye AB. Noneho ikindi ngo ufite ikibazo cyo gukundana n'abakobwa kandi bose ukabakunda isegonda rimwe. Tugakundana isegonda rimwe? Ushaka amasegonda abiri se ninde? Ngarebe ko muhakanira. Ufite ukuntu ibintu byo gukundana ukunda umuntu uwo munsi. Nibyo byose bifite ahantu bihurira na groupe sange, gusa groupe sange noneho yabaye groupe sange. Nibyo biri serious ibintu nkubwira bro. Ni ukuvuga ngo umukobwa ufite groupe sange ya O+, ntabwo twakundana ngo dupfe gutandukana. Ariko umukobwa ufite groupe sange ya A, ngiye nkaba mfite AB, urumva ntabwo dushobora kumarana iminsi 2. Tuba tugomba kumarana umwe. Nese kuki umunsi wa mbere iyo groupe sange yitanga? Hari groupe sange ziba zishingiye ku buraya n'irari, urumva. Nk'iyo yawe se wenda waryo usanga ngo ari afite, ariko ngiye mba mfite ntago ari yirari. Ntago ari yirari, urumva nta nubwo ari ubusambanyi. Ni groupe sange nyine isanzwe. Ni groupe sange ni y'abayobozi. Ni y'abayobozi. Hanyuma Kamaro tayari muri iyi minsi twabuze abavandimwe. Wabyifashemo gute kubura inshuti mwabanye mu bihe byose ari abahanzi? Biriya bintu rero ukuntu biba bimeze, ikintu nakubwira cyo ni kimwe. Nitujya tubura abavandimwe nk'abariya baba legend ndetse n'abatari aba legend, tujye tubapostinga kuko nibyo, tugende tubashyingure, tugire n'umunsi wo kubibuka, numva kubera ko ntabwo tuba dushaka ko bakibagirana muri industry yacu cyangwa se mu mitima yacu. Nabonye hashyizweho n'igitaramo cyangwa se nabonye hashyizweho kwibuka Jay Polly. Kwibuka Jay Polly nabonye harimo n'umugore we Fifi. Nabonye harimo nawe abantu b'abahanzi benshi. Ngo ku itariki 2 z'ukwa 9. Ku itariki 2 z'ukwa 9 n'ejo bundi tuzamwibuka. Ntabwo ikintu cyambabaje ni abantu bagiye bakora left. Kubura umuntu wo muri showbiz wataramanye na Jay Polly, mwasangiye akabisi n'agahiye, kandi yapfuye baramupostinze. Yapfuka mu postinga, urumva yarakuririmbiye, waracuranze indirimbo ze, warazenjoyinze. Nabonye hari n'abahanzi bakoze left. Akabana nk'umuntu w'umuhanzi bamushyize mu gitaramo cyo kwibuka mugenzi wa legend Kabaka w'Abadongo, umuntu agakora left man. Wabibonye gute wowe Kamaro? Iki kintu wakibonye gute? Kuko cyababaje abantu benshi. Ngiye mvugira aho ngaho bro, ntabwo nyacibintu ku ruhande. Bafashe umunsi wo kwibuka Jay Polly, umwe mu hip hop hano mu Rwanda, wazamuye industry. Ariko nabibonye ko harimo bamwe mu bahanzi bafashe umwanya wabo bagakora left, kubera ko umuntu wakoze groupe ntabwo wamenye uwo ari we ariko yayikoze. Nyamara urebye neza usanga ahubwo ari no muri industry uwo muntu bose yabatondetse ku murongo. No umuntu wo muri showbiz n'ubundi yagiye ashyiramo abantu afite amanimero yabo bo muri entertainment cyangwa se bo muri industry. Urumva kuba yagiye n'uwo wakoze left kuba yavuyemo, nuko nawe yari afite nimero ye. Ariko nta nubwo ntekereza ko wagombye gukora left mu gitaramo cya legend Jay Polly, urumva kumwibuka noneho kuko nabonye avuze ati ni umunsi wo gushyira indabo. Bivuze ngo washimishijwe nuko yapfuye, nta nubwo ushaka kumwibuka. Nicyo ngo ko nabivuga. Ese niba ushobora gukora left, ushobora kumva ibitekerezo by'abantu, ukumva contribution, wenda ukumva uko bizagenda, ukareba wenda uko tuzajya gushyira indabyo, wenda kumva tukava wenda hakaba n'igitaramo. Byo ni ibintu biba bigomba kuvugirwamo aho ngaho, ntabwo ugatanga ibitekerezo byawe, urumva nk'umuntu wakundaga cyangwa se nk'umunyarwanda mugenzi wawe wipfiriye, urumva kubera ko nawe ejo mu gitondo ushobora kugendekera gutyo tu. Aje ushobora gupfa. Buriya kamabwiza ukuri, iyo umuntu avuye gushyingura mugenzi we, aba yumva we ko urupfu rutamugenewe tu. Abashobora kuba yumva yuko uvuye urusororo cyangwa se kwirindira runaka uvuye gushyingura umuntu, ariko abenshi bo hari igihe batekereza yuko urupfu atari ibintu byabo nyine, ari iby'uwo ngo wapfuye tu.
ntabwo ariko bimeze. You will die. Uzapfa, urumva? Wikihenura uzapfa, wikigira umuntu wa danje uzapfa. Oya, byo biriya kuba byababaje abantu benshi kubera ko niba umuntu yakoze group irimo abantu 500 nuko yari afite umutima w'uko abo bantu koko bari bari muri industry, ari abantu biwe, ari abantu aziranye nabo, baziranye nande na Kabaka. Yes. Barangiza mugafata umwanya wo gukora left, nyamara umuntu yafashe umwanya wari ubizi ko umuntu nta group yigize akora yo kugira ngo bajye kwibuka Jay Paul. Ikindi itangazamakuru ryo mu Rwanda ntabwo ryigeze rifata uwo mwanya, ariko uwo muntu we yatekereje gukora iyo groupe kuko nta muntu bigize uvuga, wenda wasanga nta n'uwabitekereza avuga ati ku itariki 2 z'ukwa 9 nuko ujya ku gituro cya Kabaka. Ariko we yabitekereje, ariko bamwe mu bahanzi n'abanyamakuru bakoze ama left bavamo, kandi nyamara ntacyo yarabatse, aravuga ati mudushyigikire tuzajye gukora iki ku gituro cya Kabaka cyangwa se kumva ya Jay Paul. None ibibazo nk'abantu babibonyemo, abo bantu bo babafashe gute? Kandi ejo agize ikibazo kibaho bazarwana bajya gufata inkuru. Ntabwo nabyitegereje neza ngo ndi abantu bavuyemo babwiye Abanyarwanda. Birasaba ko nza kuza kubiraba nitonze. Hari abavuyemo, harimo n'abakinnyi ba filimi bamwe bavuyemo. Abo ngabo bose bamukundaga akiriho. Hanyuma amaze kwitaba Imana nyine bahita bamuhagarika urukundo. Hanyuma ku rukundo rw'abahanzi rw'Abanyarwanda, uburyo bakundamo abahanzi koko Kamaro uretse guca ku ruhande, ni ibyanya byo koko urukundo rw'Abanyarwanda kubitewe n'icyo wabonye. Urukundo rw'abafana bafana abahanzi hano mu Rwanda, umuhanzi yamara kwitaba Imana ejo ugasanga uri hariya kandi ntabwo wamushyigikiye akiri muzima. Hano mu Rwanda hari abantu, ari udukundi tw'abantu bayoboye abandi, cyangwa se navuga ngo hari gengo zigiye ziyoboye izindi. Tuvuga niba ngiye Kamaro ndi umufana wawe Baby Stone, cyangwa nkaba ndi umufana w'umuhanzi runaka nka Ibya Yongwe cyangwa Aline Sano, groupe y'abantu basa nkaho bangwa mu bitugu bose, yari ngiye ubahedinze, birangira bose babaye afana w'uwo muntu kubera ko ari ngiye uyoboye iyo gengo. Uri kubyumva? Nuko ukuntu bigiye bimeze. Noneho abantu benshi bagendera mu kigare, bakunda ibyo batazi, ugakunda umuntu utari star performer wawe, numva, ugakunda umuntu utari role model wawe, sibyo? Kubera ko wabonye umuntu ufana ari kumufana. Biriya n'ubujiji buteye ubwoba. No kuvuga ngo ngewe uretse bya bindi bya kera bavuga ngo idini rya so, urumva, ngo niryo ugomba gusengeramo. Ariko mu by'ukuri ushobora gusanga idini rya so atari ryo dini ugomba gusengeramo. Ushobora gusanga ari idini yahisemo ribi, urumva, kandi wowe hari idini ryiza basengeramo, nawe umwana wawe uzabyara wenda akahitiramo idini rye, cyangwa se akavuga ngo idini rya data n'amanya ari ryiza rikarisengeramo, sibyo? Hakwa kundi Yongwe yashatse, ahubwo nabonye barapfukamye ngo Yongwe agusengere. Bansengere ngo Yongwe yaragusengera rwose karahava ngo urakizwa neza. Niwe wanteye umwaka, nari mfite amafaranga agera muri miliyoni 5 nari ngiye kwinjiza, sha yagiye nka nyombere uwo munsi nari nanasinya ahubwo. Kandi ari pasiteri kama kutuvuga ngo pasiteri yaguteye umwaka. Pasiteri muri church no mu rugo iwe nyine ntabwo ari pasiteri mu buzima bwanjye, ntazanzaneho buriya bunyendaro bwiwe. Kandi Yongwe rwose ahamya ko yagusengeye ukaba waragiye ku murongo. Ngewe umuntu wa mbere unsengera, urumva, ni umuntu umpamagara akambwira ati bimeze bite ko nari mfite 50,000 hano tubigabane. Ese Yongwe si imperuka avangagiye kukuremera kama andemera iki? Bamwita apotre Yongwe. Yare wowe ntabwo ari apotre, yaba apotre ataraba n'umudiyakoni. Mwagiye mu umudiyakoni se twumva ngo afite isengero hirya no hino. Na rusengero rwa Yongwe nzi. Nabonye interview muri kumwe rwose uravuga nti ngo ngaho sengera. Yarasengeye nyine kugira ngo yereke abantu ko ari apotre, ariko ngiye mu mutima wanjye ntabwo nari namenetse. Yongwe afite televiziyo, Yongwe afite ibintu byose. Televiziyo ubu mu gitondo nanjye nayishinga. Bisaba email gusa. Email yonyine, urumva. Ubundi ngahamagara Nzoga akageza akirwa filima, urumva, akaneditinga ikiganiro tukajya uploading. Ngapfa guhangana cyangwa se ngapfa kuba kumenya ko ndi charge yo kuzishyura Nzoga, urumva, no kumumenyera inzoga zo kuri tele. Tayari. Inzoga noneho nizo yinywera. Uretse ko ngiye gushinga televiziyo
ngiye gushinga TV yanjye ngira ngo ntabwo izabana na 2 week itaratangira itandukanye n'izi ngizi zanyu z'uko mukora tu umwihariko ufite umwihariko wa Patreon uzamutumira ngiye gushinga TV man itandukanye ngiye gushinga TV itandukanye n'ibi bintu byanyu murebe ukuri mukaguca ku ruhande oya nta kuri ko guca ku ruhande Kamaro Apotre Yongwe aragira ati Kamaro sinaguha akazi Skyto sinaguha akazi no kubera ko ntakorera yo ikibazo cyawe na Apotre wasanga ari kutemera amasengesho cyangwa yarakubonyemo ibyaha Kamaro ubundi kirazira kugira ngo uzabone umuntu urumva ukurusha ubucakura umuzane muri business yawe ushatse kuvuga ngo Yongwe murusha ubucakura kure none se mukoranya ahubwo ubwo bucakura mukabufatanya afite ubucakura bwo kubeshya abantu kandi nge simbukunda akavuga ko akiza arakiza ari umupasiteri ukiza akiza abandi ngarakiza rwose n'indwara zose ngasengera abantu bagakira niba akiza ahita avuga nti ati niba nkukijije tura niba Yongwe akiza abantu uburwayi agakiza abantu ubukene urumva azabanza yikize kuvuga ngo kutya urumva azisengere ururimi rwe rwagobwe niba Yongwe ariko avuga banza mbese azisengere ururimi rwe rwagobwe rugobwoke urumva ajya avuga ngo kurya urumva noneho kuvuga ngo kutya ngo Yesu akutyohere urumva ntabwo biriya bintu ngo Yesu agira ute akutyohere siko yambwiraga se none se kama niba ariko avuga niba ariko Imana yamuhiriye ururimi akavuga sibavuze ngo muri Bible haranditse ngo muzabwira imisozi ngo nivenga igihe hari hakurya ngo igende ubwo se guhindura ururimi rwe n'ibintu byamunanira ntabwo urajya ahantu Apotre Yongwe ari kubwiriza kwera sha ntaho ndahurira nawe ari kubwiriza none se hari aho twahuriye wamusanze mu nzu ariko ni manibo wanjyanye arakuzamura esikariye ujyayo ndazamuka yarakujyanye gukizwa ariko yaranjyanye gukizwa none se yarakujyanye kwa Apotre katugiye mu kiganiro nuko Yongwe ngo amasaha yari yamufashe atari buze kuri tele kubera abantu yaragiye kwakira n'abakozi b'Imana biba ngo abakozi b'Imana abana ariko mana yanjye ngo abakozi b'Imana ariko ibi bintu mubikurahe abakozi b'Imana ni bande none se agira ikiganiro kuri televiziyo bita ngo niba ari degree mean iki ngo kitwa ngo iki degree mean niba ari degree mean ni degree mean nyine ngo bohoka ngo niba ngo kore ubwo niba ngo kuki batakise diploma means bakagita ngo degree mean ahubwo nawe urabyemera ko Yongwe yize amashuri ahagije inde Yongwe shasi mbizi niba yarize ashatse yaba yarize cyakaba ari n'inkandagira ari naho ushobora kumva ikinyarwanda cyaramunane nyine akavuga kuta gusa afite umukobwa mwiza uramuzi se naramubonye asa ntago arakubwira ngo muri kumwe Yongwe niba ashaka ko nzakirizwa mu rusengero rwe azanshyingira uriya mukobwa kamubona yamugushyingira nanjye mbona ukuntu nzajya nikorera muri kiriya giseke ariko nawe urabizi ko afite amafaranga ikihe giseke ushatse kuvuga ariko igiseke cy'ubwesikoro ariko reka nkubwire ejo bundi abaravuze ati wena Skyto hoya ntabwo twahuza baranda ndashaka kuzabasengera ndashaka ko bakizwa nk'abasengera nese ko yansengeye niba afite imbaraga z'Imana kuki ntakijijwe ko yansengeye niba afite ko imbaraga z'Imana kuki ntakijijwe impamvu utakijijwe ubwo nuko utakomeje kujya gusenga nyine wahise ubona ibishuko ari Yongwe usenga ufite imbaraga z'Imana ari nanjye wasengerwaga ufite imbaraga za Satani ni izihe mbaraga urumva zirenze izindi iz'Imana zirenze za Satani aha ko kirira imbaraga z'Imana zitatse za Satani ngo nkizwe yavuze ko ufite umuzimu ngo kudatunga amafaranga aha uwo muzimu wo kudatunga amafaranga se aya 500 arayantungiye oya cyeze bigishkuri niba ndatunze amafaranga aya mafaranga ari kuzamura nkagira ngo ni amadolari uri kuzamura musa nta kibazo aya mafaranga anyavanye mu ikofi wabona yakuremeye
yewe rero sha baby none se bwo naguha umukobwa we sandara nibwo uzavuga ko noneho yongwa ari pastor ari apotre noneho neza azanabashyingira mu rusengero rwe. ngewe nama umukobwa we numva nzemera njye gusenga bananshingiye mu rusengero rwe ku mugaragaro. Uhite wemera ko apotre nyine ari apotre. Nanjye nzaba mbizi neza ko iriya mifungo tugiye kuyigabana nzahita mba umuntu ushinzwe amaturo no guturisha. Ugomba kuba umwunganizi we. Sinzaba ndi umukwe. Aho yongwa adahari ugomba kuba uhari. Sinzaba ndi umukwe. Ko numva bitoroshye. Asanga muzabyumvikanaho kugira ngo ariko ubona umunsi yiyungana yongwa ari ryari koko kama. Kugira ngo wemere ko ari apotre neza nuko uzabona yakishije umuntu imbere yawe. Wewe warabyemeye ko ari apotre se? Ese ko mbona niba umuntu ajya imbere ya miliyoni 12 z'u Rwanda akavuga nti genda apotre ntago ari pasiteri ni apotre ahubwo wamwimitse nabimbwira ahubwo wumva yarimitse abandi wamwimitse kuba apotre wamwimitse niwe nzavugana nawe ni Nyagasani apotre babyimikwa na Nyagasani wasanga ari Nyagasani wamwimitse cyangwa urashaka gufata umwanya wo kwimika urashaka no kumwimika ku mugaragaro ubwo ngubwo yongwe nategura igitaramo iwe nanjye nzakitabira ubu umunsi wakita bakatakubwira ati kuraho direct ni mu apotre nabonye wanditse wafashe izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika ryandika mu gahanga nuko yarakunze perezida w'igihugu sha ndabizi burasa ubufana se ni umufana biragaragara amagambo yabubwiye warayumvise uramu apotre witwa ngo Mutabazi yongwe yaramubwiye ngo ni umusazi naramukunze urumva ariko kwandika perezida w'igihugu mu gahanga sibyo byagaragaza ko umukunda kurusha uko wamwandika ku mutima hari igihe ubikora kuriya kugira ngo wibonere inzira unyuramo ariko kama ibaze ufashe nka apotre muzima ukamufata nawe n'umukobwa runaka hari igihe ushaka kubikora kuriya ngo wandikemo ngo his excellence Paul Kagame mu mutwe ngo umwandike hano mu musatsi nawe na apotre se uriya ngo nawe witwa apotre Mutabazi ariko ari kugira ngo ukunde wibonera ibirayi hari abantu bameze kuriya akavuga ati aka kantu gashobora gutrendinga nkabona ibirayi kakagera kuri muzehe wenda akaba yagira ukuntu yandemera nibwo buriya aba yatekereje agatekereza ko kwiyandika mu mutwe ariko se bagomba kumuremera ubundi iyo ukunda umuntu urabivuga noneho nk'umupasiteri nka apotre muzima bavuga ko abapotre ubundi barenze abapasiteri bo baba bimika baba bari ku rwego rwo kwimika apotre ni iyihe titre ntabwo mpamyumva apotre bisobanuye iki njye ntabyo nzi mu kuzegera inshuti yawe apotre ni porteki ni apotre ngo barimika bimika abapasiteri none se yongwe yimitse nde ngo yimitse benshi pasiteri ngo benshi kabisa noneho azampamagare anyimike yarakwimitse akagusengera yanyimitse nka pasiteri w'ikizi ejo ushaka kuba pasiteri utarabyigiye kama pasiteri w'ububari pasiteri w'umuhosinzi w'ibitaramo pasiteri w'umusinzi w'umunywisigara yanyimikaga mu bijyanye n'iki ntabwo yakwimika ngo agushobore kandi yongwe ntanywa inzoga rwose ndi pasiteri w'umuswezi ndi pasiteri w'umukinge ntabwo numva ibintu ntanywa inzoga umwanya w'inzoga anywa n'isigara amubonye inzoga zitangiye kubira Kamaro noneho muri iyi minsi Kamaro afite ihe mishinga imishinga nari mfite yose narayihoreye ubu ngubu nta mishinga nzongera kugira byagenze gute kama n'undi mishinga y'i Kigali yose imaze kuyishingukamo umaze kuvuga ko ejo bundi uzaba umaze gushinga ngo wishinga gushora imishinga mu mishini ugashinga ubushita ejo bundi uzaba umaze gushinga televiziyo kandi imishinga yose urayihagaritse ubu niba n'umuntu urutegereje gutera inkunga Kamaro kugira ngo bakore business nta mishinga mfite mba niganirira niyo mufite ntimurayirangiza namwe twese ntayo byihorera Kamaro noneho ibitaramo bimeze gute muri iyi minsi ibitaramo ubu ngubu nta muntu n'umwe utagikora igitaramo buri kabari kose kaba gafite igitaramo Kaizen hari igitaramo Sky Lounge hari igitaramo nuze The Keza Hotel hari igitaramo
muri babeki hari igitaramo, muri zori hari igitaramo, hino yaho hari igitaramo, ruze bahamasi hari igitaramo, aho byegeranye hari igitaramo, kandi Kigali hari igitaramo, Serena hari igitaramo, urumva muri Arena hari igitaramo, i Nyamirambo hari igitaramo, kwa Niba none se ubwo urarya gute? hari igitaramo, urarya gute se? igitaramo ukarya gute sasa? ni ikibazo gikomeye nyine ibitaramo Yesu. Abo bantu bafite uburenganzira bwo gukora ibitaramo ku munsi, buri munsi kuva ku wa mbere muri Kigali haba hari ibitaramo bitari munsi ya 20 cyangwa 30. Nako buri kabari kaba gafite igitaramo kugera ku cyumweru, ku wundi wa mbere kujya ku cyumweru. Noneho mu masare manini naho biba bimeze gutyo, no mu matenti, urumva, no mu mamezo, urumva aberamo music, aberamo ibitaramo. Ni ukuvuga ngo ibitaramo byabaye ibitaramo nyine, ibitaramo byabaye nkaguma mu rugo, none ibitaramo byahindutse va mu rugo. aha turi kubita ku kibazo umusore witwa Ruganzu aherutse kuvuga kuri Iris. Aragira ati twe twajyanye na Kamaro ku Gisenyi Musanze, baduta mu kabari badukuramo inkweto ba Kamaro bakomeje bagiye. Uwo muhungu wabaga ngo muri Jesse Boy wavuyemo, aragira ati bamwita Ruganzu, aragira ati jewe Kamaro batujyane bikomereza inzira na basikayito twe badusige badukuremo n'inkweto ngo twanyweye amayoga y'abandi. Ati Kamaro yanywe petit miskoro zirenga 10 na zingahe, ngo nyiri kabari yanze kubaha iki inzoga kandi mwazemeranyije muraziterura, wowe uri inywera urigendera. Ese Ruganzu yari manager, yari umuhanzi, yari yaje kuririmba. yararirimbye se? Yararirimbye se amafaranga ahubwo yakoreye ko wumva n'uwari uri ku muryango ngo mwakomezanyije inzira mukajya kwirira umufungo. Ibyo bya Ruganzu ntabyo nzi. Icyo ahantu twagiye Musanze icyo gihe twavuyeyo turagenda, babuze n'itike ibagarura. ba Ruganzu se abahanzi mwari mwajyanye rwose. ese ngira sikaye twese twigira ku Gisenyi na papa cyangwa Ruganzu asigara ari Musanze n'abandi bahungu ba Gisiboyi. Ntago ntekereza ko ari bari bateguye igitaramo. Yewe ntabyo wari uzi? Njye ntabwo nari mu bateguye igitaramo, ahubwo winywereye byera urimanukiye. Yewe nagiye imperekeje sikaye usanga batugeneye inzoga zo kunywa. Ebana tuzitaho pe. Muzitaho? Tumaze kuzitaho nabo twazitanyeho turi kumwe. Ngo banywaye bagira ngo murishura mwebwe. Haza n'ibindi bikobwa by'Umusanze birakomeza bitugurira amayoga bidutwara iwabyo mu rugo ahantu biba mu kizungu. Barakomeza badutamo Ruganzu rero kubera ko twisaziye imigongo yacu yabaye invertebrate, bajya kwirwanaho. Twebwe turigenderanye na sikayito, imodoka tubona umushoferi aje kudutwara. Ruganzu kubakira abasore bagifite amaraso mashya, dusiga barimo barakina iby'abana n'abo bakobwa turigendera turabihorera. Tari kubategeza kugeza Kama wasize umukobwa mu nzu uragenda kuko utabeshye. Yewe uriya kambwiza ukuri, intare yishaje irarisha. Naramusize nagiye. Umufundo ushaje ararirondo. Noneho wemeye. Umukomando ushaje arinda umuceri. Bizagutangaza. Shaka Amerika kubwira. Niba warataye umukobwa mu nzu ukamusigira abahungu ati ndagiye. Musigiye barabana muri ba Gisiboyi bato bakiri batoya, nabandi ndabona muri mwirwa. Ese kutajya muri genge yabo habaye. Iyo genge itangiye muri 2021 na 2. N'amagenge nabayemo kuva 2001. Ubundi umusaza usitara ibitizira cyangwa nsitaramano. Ntabwo ushaka kujya muri genge kandi iri gutera imbere. Iyo sikayita barirwamo. Kandi nka kamera nk'umupampe we ugomba kubarizwa habarizwa. Iya sikayito nyirimo. Uyirimo? Nanjye yanja irimo, ariko ya Gisiboyi nta yindi. Ayo ndimo pe. Kama y'abantu bakwisendaye wivadute. Ibona baze ngo Kamaro zukunda ari indaye. Numva bishimishije ko baba barekonesa umurimo nakoze. Wavuye muri mbayo uragenda. Abantu basigara bakwita indaye ko wakinaga indaye. Yo si bahimbaye. Ibahe nimbaye yamvuyemo naga ninjye wayivuyemo. Yakuvuyemo. Sigari Kamaro. Naga ninjye wayivuyemo niyo yamvuyemo. Kama imbaraga zawe uri kuzitahe muri imezi. Tuvugishije ukuri. Imbaraga zanjye. Daramaje afite akarima k'igikoni. Afite yoroye inkwavu. Wabona bari harimo n'inkwavu zawe. Woneho ubu. Imbaraga zanjye z'ahantu nzita. Imbaraga zanjye ahantu nzita.
nta hantu ntapfa kubwira umuntu ngo abyemere. oya twabyemera kuko babitubwiye turi bande bo kubihakana se nziti wanjye mu nzu uraryama gusa zikagenda bro niho hari ububiko bw'imbaraga zanjye. njyana ejo bundi nabonye baratumiye abantu da ubishaka nanyarukira ahangahe iwanjye aze twinywera. Ntabwo nyambura ikintu cyo kwakiriza abashyitsi. ujya ukoresha anniversaire? nta n'umunsi ntayikoresha. buri munsi kutadutumira se n'ubu ngubu ngize amahirwe bakanyishyura uyu munsi naranyikoresheje. hari umuntu wakwambuye koko? oya hari ababa batanyambuye ibya nyabyo ariko bategereje ko bayabona ngo nanjye bampe. ufite icyizere ko uyu munsi umufungo wowe uri buboneke? bishobora kuba cyangwa ntibinabe ariko nyabonye n'ubundi nahita nkora anniversaire nko mu mwaka ngira anniversaire iminsi 300 Kamaro se nta mukunzi noneho ko numvise ngo muri iyi minsi ufite abakunzi aba batatu se ntabwo navuze niba bivugiye nari mbafite ariko umwe yagiye musigaranye babiri. yazize iki se kama tuvugije ukuri nawe nta cyumweru ngo gishize harashize nk'ukwezi n'igice cyabiri. uko kandi urumva wari wakabije? bisa nkaho nari nakabije. babiri se? babiri bandi se bari mu marembera? abandi ni abavandimwe n'abasisita bafite kuki nibo dukundana. bagusubirira rimwe? oya umwe azi undi atabizi kandi nabo ubwabo ntabwo uba wumva utazakomanakirije abavandimwe kweri? nabo ubwabo ntabwo babizi. aha kama tunasoza wumvise yanga mu gihe kingana giti? namwumvishe igihe natangiraga kumukubitirwa mu gasobanuye. ingwe bivuze ngo uziranye na yanga kera? uzi ibikorwa bye kera ubu ntabwo tuziranye. uzi ibikorwa bye kera? uburyo wumvagamo ibikorwa bya yanga n'uburyo wumvise? twarahuraga gutyo bisanzwe ariko ntabwo twari inshuti ko ntabwo imyaka yanjye niyo ingana. ikindi nta nubwo life yabagamo n'iyanjye byari bitandukanye. ariko nakundaga impano ye, nakundaga uburyo yatumye Abanyarwanda bakunda filime zisobanuye ndetse agatuma n'abandi bantu b'abasobanuzi binjira muri industry ya gusobanura amafilime nka ba Rocky, ukabona ko ari n'abantu b'abahanga na ba Junior n'abandi n'aba Sankara, hari na ba Pike, hari na ba Yakuza, hari n'abandi babandi sinzi n'abandi benshi. urumva ko yagerageje kugumura iriya industry ku by'abantu uyu munsi navuga ko nko muri showbiz nyarwanda bamwe mu basitari bakomeye ari abasobanuzi ba filime. so urumva ko hari ikintu kinini ari tafari yanga yashyizeho. ntekereza ko buri muntu wese yamushimira aho ari aragutse. ahangaha ni mu rugo narahabaye bafite icyumba. reka tugushimire rero buriya n'ubutaha nitugukenera Yongwe yakwatatse. so Yongwe ntanyataka urumva. ariko nari nibagiwe ndi mperuka ngo sinzi inkuru numvise ngo urashaka kujya mu rukundo n'imbogo ye. dore imbogo cyakora umuntu ntahita ndusha ubu nabo ngiye kumushaka wicyo uburanga se ubwiza. hari abandi babukeneye azagenda mubahe. ese ubona dore imbogo amafaranga amaze kuyabona urukundo ararufite sibyo? ntumvise ngo Kamaro ngo arashaka kujya mu rukundo na dore imbogo ngo Kamaro ari gutereta? asigaye akundana na boss. nibaza Kamaro ari gutereta imbogo ye ije nona? asigaye akundana na boss wa gift supermarket mu mujyi witwa Amone. niwe bakundana se? niwe bakundana. yamuhaye n'akazi yarasigaye akora muri bar restaurant. ni umuseriveri? ni umuseriveri. sanga yaramukoreshe kugira ngo amwinjirize. ntiwamenya. tuzabigarukaho utaha. reka rero nanjye mbashimire cyane mbabwira ko ari iRS TV mudukora subscribe, share ndetse na comment. Kamaro ni inshuti yacu, ni umuvandimwe buriya. ubutaha umuze kwandika muri comment byinshi cyane mubwira Kamaro, wenda tuzagaruka hamwe n'imbogo ye bari kumwe mu rukundo rwabo. amara Kamaro wasanga tuzagutungura. reka mbashimire rero mugira amahoro n'Imana n'imigisha. ese kuri bya bintu bambazaga ngo byo gupfa kutakomeje ngo bimpase. upfa wowe se? utanambajije nanjye ngo umbaze ati se upfuye wajya mu ijuru wajya mu kuzimu? none se wajya heka muri make wajya?
ntajya abantu duhurira mu kabari baba bari benshi. none se kuzimu abakabari ariko ibitaramo bizakomeza nese utekereza ko abantu bose nose kamubaza ubu ngubu ngiye mu ijoro nasanga yondi tuziranye nyagasani aho nkaho upfuye twaba turi kumwe kuzimu njye ntago mpfa muri moto. wamaze ubu uzapfa usange hari hasi muziranye n'indi muntu muziranye kamwe umuntu njyewe njya mbabazwa ushobora no kuzapfa ukabura umuntu ugushyingura nkamubura uretse nkanjye w'inshuti yawe umva kuko abakobwa bose bagiye gutendeka ni benshi ubwo uzi gupfa ukabura umuntu ugushyingura ubwo uri umuntu urenze uburenze ubwo nyine mu Rwanda hahita hatangira system yo gutwika ubona ari iki kizakwica kamwe nabura n'untwika se nabura n'untwika kama uramutse upfiriye nk'iburayi ubona ugiye gupfa ubizi neza wavuga umurambo bakabuzana mu Rwanda navuga gusa wapfuye aravuga ubu ushaka kubivuga mbere ngiye ntarapfa ntawe umurambo wawuzane mu Rwanda umubiri wawe bawuzane mu Rwanda nababwira nimubona umugezi hafi aho ngaho munagaye n'ubundi wapfuye aba yapfuye kamareka se gushimire cyane gushimire cyane kabisa niba wumva ko wowe bazakujugunya mu mazi kandi ushobora kuzabivuga bikaba cerebro none se bibaye cerebro yabintwaye iki icyambere cyo kuma ntabyumva aguze ko abyibagiye man butabunyanja y'ubuhinde tu sha umva uwapfuye aba yapfuye n'amafa akiberaho imva ya miliyari yako ya miliyoni ni 2 3 aya mafaranga bazayafate n'impfa bayateranye bahereza umuryango wanjye ubakemo boutique bajya babona umunyu hafi n'iki ubundi mu manure mu njyane hajya mwajyana bajya ni ryera riciriritse rya biryijari rya biryaye bizajyane muri yo mushaka. Yes, kamareka tukureke mbashimire cyane umuhungu w'Abanyarwanda. Ari ngo umuntu ari kuganira ku by'amarimba bagiye gupfa. Ngo? Umuntu ari kuganira ku by'amarimba. Ubwo ugiye gupfa. Ubu ngiye gutaha nanjye. Ubundi mu video ejo bundi buzaba bwaturindinze ahantu hose ngo Kamaro yaravuze ngo muzamujyane mu irimbi mushaka ngo katumujyane Nyamirambo. Shamana, nisubu kukidupfa koko. Kukidupfa. Oya, ariko ni ngombwa ngo dupfe so ushaka kurama ku isi bro. Ariko reka tujye dupfa burya ni sawa. Yes, reka mbashimire cyane rero ni kuri IRC TV, reka shimira abantu mwese mukurikirana ibiganiro byacu kandi mujye muhora mudukurikirana 5 kwa 5. Kamaro. Reka rero tugushimire cyane babwira ni bye bye. Murakoze cyane Imana bamugisha.